Uyu ni umukinnyi wa filime mu gihugu cya Amerika. Ni umwe mu bagabo bakunzwe n'abantu benshi hano ku isi. Ni umwe mu bagabo bavuga ari kumvikana. The Rock. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka by'iki cyamamare, igihangange mu gukina amafilimi n'ubushoramari. Nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo. Tukaba tukugezaho ubuzima bw'abasitari batandukanye bakinnye amafilimi bo wakunze, tukakubwira filimi bakinnye ku buryo utazi byagufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacika n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera ubuzima n'amateka by'umukinnyi wa filime akaba n'ikirangirire, The Rock. Ubundi amazina nyakuri yitwa Dwayne Douglas Johnson, azwi ku izina rya The Rock. Yavutse ku ya 2 Gicurasi mwaka w'1972. Akomoka i Hayward, aha ni muri leta ya California, ni muri USA. Uyu mugabo afite uburebure bungana na metero 1 na santimetero 96. Uyu azwiho cyane ko ari umukinnyi wa filime ukomeye cyane, umunyabugeni mu mukino wa WWE ndetse n'umushoramari ukomeye cyane, akaba n'umunyamuryango wa Hollywood. Dwayne Johnson yavukiye mu muryango w'abakinnyi b'imikino njyarugamba. Papa we Rocky Johnson yari umukinnyi wa WWE ndetse na sekuru Peter Maivia yari umunyabigwi mu mukino wa wrestling. Ku ishuri The Rock yakundaga umupira w'amaguru ndetse yabonye buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Miami, aho yakiniye ikipe y'umupira w'amaguru. Iyi kipe yitwa Miami Hurricane. Nyuma yo gukomereka akiri umukinnyi w'umupira w'amaguru, yahisemo kwinjira mu mukino wa wrestling. Yamenyekanye cyane mu mwaka w'1996 yitwaga Rocky Maivia, mbere yuko yitwa The Rock. Yabaye umwe mu bakinnyi bazwi cyane, anegukana ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, harimo WWE Championship inshuro zirenga 10. Nyuma yo kumenyekana mu mukino wa wrestling, The Rock yatangiye gukina filime. Filime ye ya mbere nini yari The Scorpion King, yakinnye mu mwaka wa 2002. Yamufashije kwinjira muri Hollywood. Nyuma yaho yakinnye muri filimi zakunzwe cyane nka Fast and Furious. Yagaragayemo bwa mbere muri Fast 5, yasohotse mu mwaka wa 2011. Jumanji Welcome to the Jungle, yakinnye mu mwaka wa 2017. Jumanji The Next Level, yakinnye mu mwaka wa 2019. Yagaragaye muri filime yakunzwe cyane Black Adam, yasohotse mu mwaka wa 2022. The Rock ni umushoramari ukomeye cyane, afite uruganda rwa Tequila, Teremana Tequila, ndetse afite ikirango cy'imyambaro n'ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri cyitwa Project Rock. Afite kandi sosiyete itunganya amafilimi yitwa Seven Bucks Production, yamufashije gutunganya filimi nyinshi yagaragayemo. The Rock yashakanye na Lauren Hashian mu mwaka wa 2019. Nyuma y'imyaka myinshi bari kumwe mu rukundo, ubu tuvugana The Rock afite abana 3. The Rock ni umwe mu bakinnyi ba filime bahembwa amafaranga menshi cyane. Ntabwo ari amafaranga menshi cyane muri Amerika, ahubwo ni ku isi yose. Mu mwaka wa 2020 yari uwa mbere ku rutonde rw'abakinnyi ba filime bahembwa amafaranga menshi, akorera miliyari zirenga 87 z'amadolari mu mwaka umwe.
yamaze igihe kinini ari umwe mu byamamare bikurikirwa cyane cyane kuri Instagram, aho afite abarenga miliyoni 390 bamukurikira ku rukuta rwe rwa Instagram. Dore bimwe mu bintu biranga The Rock mu buzima bwe bwite. Akunda imyitozo ngororamubiri cyane, akaba azwiho kubaha imico y'iwabo kuko afite inkomoko y'Abanyasamoya. Akunze kugira uruhare mu bikorwa by'urukundo, cyane cyane abamugariye mu gisirikare ndetse n'abana batishoboye. The Rock ni icyitegererezo cy'umuntu wateye imbere mu buzima aturutse ku gukorera mu nguni zitandukanye. Yatangiye nk'umukinnyi wa WWE, ahinduka icyamamare muri Hollywood ndetse n'umushoramari ukomeye. Umwete we, ikinyabupfura no gukomeza gushaka intambwe nshya bimugira umwe mu bantu b'icyitegererezo ku isi. Uyu ni umugabo ukunzwe n'abantu benshi. Wakoze kunkurikira. Niba hari umusitari wifuza ko twazaganiraho, watubwira muri komenti. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.